bankubwira abantu baguhe gift nkubwire ukuntu bikora. Bamwe basaba gift kuba Bruce Melody niwe muntu wa mbere uzi gusaba gift hano muri iyi game. Iyo naguza nka recordinga Zawushe muri igicucu. Umuntu wanditse comment ngo wari mugufi ngo muri class yose uracyari mugufi. Bona arabona umuntu ari hejuru Yesu. Gusa ari munsi muri comment. Byose ntacyo biba bivuze. Uracyane bakuzamure. Wari mugufi muri class ariko bari muri comment. Ariko abantu bitiranya kwicisha bugufi. Nuko mugufi ari kubona umuntu aba yiyoroheje. Ariko nta nubwo abeshye by the way. Ariko ntago nari mugufi muri class yose nasumbaga nk'abantu nk'ababi nibagakabye nabo. Kuba warije mu muziki The Ben abifitemo uruhare Scholar Studio Session ya mbere nagiyemo mfite imyaka 4 kwa Dr. Jacques ariwe wayishyuye. None Ben nta kintu nabusaba bumufitiye nk'ubu ngo muri industry nta kintu ufite umusaba. Icyo nshaka kumusaba njye nyine nzakimusaba mu nama ya famille. Njya kenshi it's weird but akenshi ndi muri toilette nibwo mba ndi kumedita rero. Yari. ukaba ufite ukaba hari ahantu nigeze kumva urimo uravuga ko kuba warije mu muziki The Ben abifitemo uruhare as an inspiration to you nk'umuntu wakwinspire. Nkura nakuze nyine ari muri that stardom ye akigitangira. Hari n'ama awards menshi yajyaga ajya gufata twajyanye urukumva so the shine numva nyine ndabikunze kuva namenye ubwenge mfite n'ifoto mfite Salax Award wazayimpaye iyo foto ndayigu urayimpa uza amafoto ya kera mfite kunangana bro mfite bimenye nk'umuntu wakwinspirize arabizi ariko ko yakwinspiritinze ko Scholar Studio Session ya mbere nagiyemo mfite imyaka 4 kwa Dr. Jacques ariwe wayishyuye. Ni nawe yakujyanye? Niwe wanjyanye kabisa. And then noneho simbyumva ukuntu umuntu nk'uwo kuba mudafitanye indirimbo. Nene cyo kintu mbabwira uri kumva tugiye umuhanzi agiye akora icyo abantu expectinga ya excitement yabura tu. Nukuvuga ngo ubona kwanga gukora kuri iyo project kubera ko abantu babye expectinga cyane ahubwo the moment that you guys expect it least akabirwo tubikora bideni bizatungurana kijya kibaho abantu nyine abantu bakunda trouble cyane bakunda nyine gushaka gusanisha yuko iyo collab idari kuba idahari bakunda kubihurisha gushaka kubisanisha nko kwerekana yuko ntago tumeranye neza cyangwa siki babibeshya kabisa everything is good. Yeah. No Ben nta kintu nabusaba bumufitiye nk'ubu ngo muri industry nta kintu ufite umusaba. Ikintu mpamfite umusaba? Nk'ubu na kubera ndabizi ko buri muhanzi arifuza gusaba ikintu Ben ikintu bakorana wowe nta kintu ufite wumva umushakaho cyangwa wamusaba right now like at your point. Gukoranya iyo project nanjye ntago nabyanga. Gusa ikintu namusaba se ni iki? I feel like he's already done great things. Uri kumva? Nibaza ko njyewe I expect more good music from him. Doing great ko he's opening up doors. Abari kudufungurira imiryango nyine twebwe bato kuri we. Nibaza ko nta kindi kintu numva kirenze. Wafete wowe icyo wamusaba si icyo yaguha wowe urashaka uramura musaba icyo yakora.
Shemi bari baguhamagariye mugira ngo wifi yarivuye. wowe icyo wamusaba ntabwo urimo uramusaba icyo yagura, urimo uramusaba ahubwo icyo yakora. Yadukorera twese, rega njyewe nsaba ntago nisabira njye nyine. Icyo nshaka kumusaba njye nyine nzakimusaba mu nama ya famille. ntabwo uzakimusabira kuri live na Dumba. Kuvuga ngo iyo ndi gusaba hano mba ndi gusabira njyewe n'abandi bahanzi bagenzi banjye, music industry at large. Kuba waraperforminze kuri New Year's Groove iya mbere, ni wowe wabisabye cyane we bagupropose? New Year's Groove ya mbere wayiperforminzemo baragupropose? Niwe bagupropose? Mutapinge abantu 300 muri hano, mutapinge screen abantu 300 muri hano, mutapinge screen. Connection zacu zimere neza. Mutapinge screen guys, mutapinge screen mwese gutya abantu 300 mutapinge screen kugira ngo connection zacu zimere neza. Mutapinge screen gutya all of them. Nimubona ibintu birimo biragenda bipfa n'ukubera muri hano muhagaze nabidanje, mutapinge screen kugira ngo connection zireke gupfa. Mutapinge screen everybody. Mutapinge screen. Muri New Year's Groove. Muri New Year's Groove. Great. The energy kuri stage and everybody kumva abantu baba expectinga kuri buze ufite energy, abo nagiye kuri stage ufite energy, and nta n'undi muntu be blaming aho usibye njyewe actually. Kuri flow niho wabyumviye cyangwa wabimenye later? Magma Romeo uze gukora request Shemi yagiye kuri flow, niho wumviye energy ko itari enough cyangwa urangije kwireba? Urabona yiri kuri stage iyo kijyaho abantu baba bameze nkaho bari neutral, baba bategereje nyine kureba, biterwa nyine ubundi biterwa. Okay, hari usanga audience iri hyped, uri kumva na performance yawe nyine akaba ariyo iri bugongera ikazamura hype yabo. Hari n'igihe usanga nyine audience iri cold, akaba ari ngombwa gasaba ko nyine wowe aba ari uyi hyping up. Nibaza ariko baramemukiye umuntu wanshyizeho nyuma y'amana, nawe ndashaka kubanza kumemenya. Umuntu yagushizeho nyuma y'amana? Kandi nababwiye ngo nigireho mbere, ariko sinzi impamvu banze kunyumva. Ese wajeho nyuma y'amana? None ubyangora byago nahuye nabyo byatewe n'iki? Ugasanga ya mpano harangije gusha, noneho uraza wowe utari nabyiteguye n'iki. Kabisa byambayeho da. Ariko that's part of the journey. Ntago ari ibintu bya danger man. Nk'ubu ngubu wongeye gusubira kuri iyo stage, wakora iki kiri different? Teye iby'imbere noneho. Wenda gusaba. Ubu ngubu iyo stage wongeye kuyisubiraho twabona uri muri ewana muri Jackie Chan wasatura. Nukuvuga ko ubu Ben niba dukurikiye, which I think he's gonna araza kubibona ibiboro, niba dukurikiye iyi New Year's Groove bagutegura kabisa tubigemo. Ni atari gira ngo Ben ngira ngo urumvishe Shema aravuze ati amakosa yarayabonye, ibiboro byose yakoze yarabibonye, ariko New Year's Groove ikurikiraho nawe yongera yigire, mwongere mu musubizeyo. Ikindi Shemi, inshallah ikindi Shemi, abakobwa bakurahe? Abakobwa bakurahe? Niwe muhanzi bari mu gihugu barimo kabisa. Mushaka bikisa nasa abakobwa nuzi ko buri muntu, abakobwa bameze nk'amafaranga, amafaranga hawe yaburiye, abakobwa niho baburiye. Ubwo nyine mushaka amafaranga, ubwo se niki mutumva? Oya, kunywa amafaranga yabuze niko abakobwa babuze. Nyine nagomba kubaburanye nayo se. Nukuvuga ngo nubona amafaranga uzababona. Think about it. Nukuvuga ko uramutse n'ubu ndamutse ngeze nk'amafaranga gutyo batangira kuboneka mbere kamwe kicishije.
ujya kuri banki ugasanga niyo ujya kubikuza kuri banki ugasanga nibo bari gukorayo. That's true. Ukagenda mu gafete k'abanyamafaranga. Ikosa rya mbere uzakora nk'umujene ni ugushaka abakobwa mu mwanya wo gushaka amafaranga. Hari umuntu wanditse comment ngo wari mugufi ngo muri class yose. Uracyari mugufi? Bwana arabona umuntu ari hejuru yese. Gusa ari munsi muri comment. Ibyo byose ntacyo biba bivuze. Kura cyane bakuzamure. Wari mugufi muri class ariko bari muri comment. Ariko abantu bitiranya kwicisha bugufi. Nuko mugufi. Ari kubona umuntu aba yiyoroheje. Ariko nta nubwo abeshye by the way. Ariko ntago nari mugufi muri class yose, nasumbaga nk'abantu nka babiri ibagakabye nabo. Ngo bari muri comment uri hejuru kuri pano kandi wari mugufi. Esha uracyurirana mu cyahenge. Oya ikibazo rero n'abantu rega urumva nawe nkunda kuvuga amagambo menshi until bibaye ngombwa tu. Iyo ushaka kumva arakumva. Kabisa. So no, what I'm trying to say, abakobwa nimo ndabaza like ubu ufite ubu tukubona n'abakobwa none bijyanye n'amafaranga n'ibintu uvuze uwo amafaranga urayafite jewe kuba ubu uri kumwe n'abakobwa amafaranga ndayafite ubu uri kumwe n'abakobwa kandi wavuze ko ahari amafaranga n'abakobwa baraboneka wowe tujya tukubona n'abakobwa wasanga njya kuyashaka nkahurirayo nabo aso n'uwagiye kuyashaka bashobora kubabona abakobwa ikibi no kuguma hamwe bashaka wavuze wagiye mubona amafaranga ntabwo wavuze bashaka amafaranga ntiwavuze babona amafaranga wavuze mushaka amafaranga wayabona utayashatse se asheme kumeze nk'umuntu w'umunyabwenge cyane bitugane ariko oya none se iyo umuntu atabasubije ibintu by'ubugoryi rero naga kuvuga ngo nuko tari umunyabwenge uri kumbaza ikibazo nkagusubiza nyine igisubizo wifuza kumva nta bwenge bwinshi baba burimo ahubwo kandi aho mba numva nyewe nasaza urimo uramena umutwe kubera ubwenge urimo urakoresha bwinshi ntabwo ari ibintu bya danger icyo mu cyongereza bita common sense ntabwo ari ibintu bya hatari ubwo twagiye mu ndimi z'amahanga ubwo abaturusha ikinyarwanda babyanditse muri comment n'ubwiye byo kukundisingira kuri live yanjye oya ariko ndumva dutangiye kubifata uko bitari oya nuko uvuze ngo mu cyongereza ngo nibyo nyurabwenge ugiye kuvuga inyurabwenge hano hari abantu 300 bakurikiye rega ni nabo turi kuganira nabo abantu muri comment ngo sha ndumva narigenje pe no banza zanda batamaye kuri Saint Valentin ndi kuzihabwa uyu munsi kabisa ariko shemi mumumpere shemi mumumpere banyarwandakazi mube mumumpere gift mumuhe indabo abakobwa cyangwa abakobwa bawe bari ariko nicyo kibazo rero shemi nicyo kibazo cyo kugira abakobwa benshi bari abakene nta faranga bifitiye mwabakobwa mwe mukunda shemi mumumpera indabo bakobwa mbabona turimbo twavuze dukoze urebera ku bakobwa nibo uba wabaze mbona nzabikora nare baguhuye mukobwa barumbwira muri nzabikora nare baguhuye mukobwa ushobora lyrics ushobora kuba zitareba umukobwa ariko melodies zawe zikakinga abagore cyane erega ubundi buri muntu uzi ubwenge rega niko yabigenza nose dumba uribaza ko nk'umukobwa yakunze indirimbo mugacira ingana wabura kuyifata mu mutwe oya none uzi indirimbo za Cardi B nzi njyewe
uzizi kubera iki? Kubera abakobwa. Kandi ntabwo uba ushaka kuziba, ariko abakobwa uri kumwe nabo bakumvisha izo ndirimbo za Kadibi. baba bitamo Shemi umaze kugira ba girlfriend bangaye? Chris Easy yatugeze twabaza ba girlfriend be hano dusanga amaze gusohokana n'abakobwa 12. 12. Chris Hera kubuza. Hera uwanze kuri bangahe? Wowe Rego uri kubara, uzi ko ugiye kubara nkaho uri seriye kandi nkaho harabuze. Shemi na ubwo urashaka guhakana ko nta girlfriend wawe nzi se? Mbabarira utajya no gushaka ibintu byo guhimba imbere y'abantu magana ngahe uri kuvuga ibintu bitabaho, uretse mbabarira. Nta n'umwe nzi. Jewe ndi harya bavuga ingaragu, sinzi uko babyita. Bivuga mu Cyongereza. I'm single. And searching. Oya, na searching nongeyeho. Uri single. Yego. N'inama nagira abandi bantu bose turi mu kigero kimwe rwose, ibyo bintu by'inkundo babe babiretse. Muze tujye gushaka amafaranga, dukunde igihugu, tujye twizihiza umunsi w'intwari, ibintu bya Saint Valentin tubiharira ababishoboye. Urashaka kumbwira ko ikibazo cyanjye nakubona? None se ubu nzajya njya kurwana no gushaka amafaranga yo gushutinga video. Ngwane n'umwanya wo kujya gushaka ibyo bintu by'inkundo. Umwanya wo kureberera umukunzi. Biragoye kabisa. Banza wenda ninkura nzagira wongera ubwo bushobozi, ariko muri aka kanya ntabwo. Ako iyo uvuze gukura uvuga gukura kugera he? Ni ryari uzavuga ko ukuze? Kuzana amahembe. Amarembe? Amahembe. Niko nibwo uzavuga ngo uzaba ukoze. Ko zimaze kukumva uvuga ngo uracyari umwana, ngo cyangwa uracyari umwana. Hari n'akantu nigeze kumva uvuga ngo you've been in this game for 15 years. Yes, njyewe nakubwiye Dumba njye mfite indirimbo mfite imyaka 4 bro. Bese ikibazo nawe jya ndi kubeshya nze kwikoherereza. Uze kwinyohereza indirimbo yawe ufite imyaka 4. Ndi kusubira indirimbo ya The Ben bita amahirwe yanyu. Uze kwinyohereza naka gafoto kugira ngo posting mbifatanyije indirimbo n'agafoto kawe uri kumwe na Ben. Ndayiguha kabisa. Ni ndayiza editing w'akantu kawe uri muravuga ngo we've been in this game for 15 years. Dr. Jacques abazi Dr. Jacques ahangani bazamura F2K studio nawe wasanga nawuze. Ndega nawanze. Ndacyari umupeti. Ndacyari umupeti muri game. None bivuze umupeti sawa cyane zininde ubwo ngubwo. Junior Malt System, Pastor P. Ariko ababizi barabizi bana. Ababizi barabizi Dr. Jacques no muri legend. Muri F2K studio. Ewa. Top 5 side, what is this? Top 5 what? Top 5 side. Ndacyari hasi. Nazose ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe wowe? Yego. Umwaka nzuza imyaka 22. Najyaga nakwivuga ariko n'ubundi se kiri manitse kuri YouTube. 22. Ukaba utarajya mu rukundo habe na rimwe na mukobwa wari bwakunde. Ibyo ntabyo navuze. Nanjye nakubajije ikibazo cyanjye ati ufite aba ex bangahe? Umaze gusohokana n'abakobwa umaze gusohokana n'abakobwa bangahe? Gusohokana kandi umaze ku dating abakobwa bangahe? Tumba byansaba kubara kandi hano twaje kuganira ku muziki. Ibyo bintu tumba reka manze ngusobanure. Ibyo bintu muri mu bintu bidindiza umuziki. Uri kumva?
ahubwo wari kumbaza ngo maze kujya nko muri studio zingahe, maze kuganira n'aba producer bangahe, bitangiye kuzamo ibintu by'abakobwa ubushaka ubwonko buyaga. naho turaza kuhajya nyine. Ubu ngubu ndacyari kuri cya kibazo cyawe konze nguma nkubonana n'abakobwa Chemi buri ka video ka usora haba harimo abakobwa batanu beza, hakamubona kandi ntibati akandi naho ibyana nka bingahe nabyo. Ubizi gute ko nari kuri mission ya Visit Rwanda? Wenda mandi kwerekana ibyiza bitatse igihugu. Abije kuki utabitekereje? Mwana w'ikintu kimwe mu bintu byiza bitatse igihugu ni abakobwa beza. Niba mbeshya leta nayo inyomoze kabisa. Ube ko Kevin Kadajya kubaza Kevin Kadajya amagara cyane cyane undi Kevin Kadajya nande wundi na Bruce Melody we na nsingi mwitabo ari inde wundi ari umuntu ujya umamagara cyane Kevin Kadajya na Keniso ngo barimo barashaka abakobwa bo gushira muri video byanze babuze noneho nkababwira ati mwagiye kwa Shemi ngo Shemi nawe nabatanga ntago mbatanga ariko genda umubyeyi wabo ngo nushobora kurangira umuntu ngo umukobwa mwiza wo kujya muri video. Ninde se nari najya gushutinga nkagira icyo nsaba? Abo bakobwa uhurira he nabo? Murira nabo mu gihugu baba bahari. Ko umukobwa no kujya mu maselfie twebwe kugira ngo mfate selfie n'umukobwa ngewe dumba iyo ngiye kwifatira selfie ngo ndango nushiremo wo ubona bashaka bagira gutya ngo Shemi uko ngira n'ikinyabupfura dumba ngira n'ikinyabupfura uri kumva wenda bashobora kuba bakunda ko nigiye discipline ganira neza nicisha bugufi bya bintu kubwiraga bimwe byo muri classe bitiranyaga. Ariko wa mugane wasanga ugira ikinyabupfura cya danger kabisa. Asa dumba we nabyuze nani nuko nimo ndabariza abandi nge nayo nsanzwe mbizi barimo ndabariza rubanda barimo ndabariza rubanda ngewe nsanzwe mbizi. None se ubu ngubu iby'abakobwa nyine nta ufite nyine na yo single uribaza kuzarongora nka ryari? I'm single and focused. Zarongora ryari? Nimba umumiliyoneri. Nuba? Umumiliyoneri. Mu manyarwanda ariko. Oya. Barabirenze. Uzarongora uri umumiliyoneri mu mafaranga yayo muri iyo currency mu yayo mafaranga $, of course. Nuba umumiliyoneri mu madolari nibwo uzarongora. Ubu ufite angahe ubu ngubu? Kubera iki ushaka kuntumikiza? Gusa ndimo ndibaza ko ku myaka 22 like ugomba uzaba umumiliyoneri ubu ngubu ugomba kuba ufite nk'ibihumbi 100 by'amadolari. Oya, ikibazo cyanyu rero ni icyo ngicyo. Kubera kimwe mushaka gushyiraho system abantu bagendera nshobora no kuyiba cyose nibiki. ngo ibyo ngibyo byo kuvuga ngo system amafaranga ukunda akorwa we ushobora no kuyakubita ejo mu gitondo ukaba umumiliyoneri. Sura nk'ubu ngubu hano hari abantu batigiriye icyizere ndi kubona bavuga ngo ubwo ntago nzarongora. Ngo watch me kabisa. Ahubwo uwo nguwo nanyandikiye DM kabisa nawe nzamufasheho duke wana nawe turebe ko yakigirira icyizere. Cyane bari n'umukobwa mwiza uzarongorewe. Oya hafi. Gusa ngubwo iyo life story yaba yitwa ngo entrepreneur.
mbese kuri Kira wakuwaje akasiriyo Kira waka aho kuvuga seriyo Kira ushizeho entrepreneur. ahantu hose tubonye ahantu ubona kobo ko ku entrepreneur winga n'umuziki winjirayo. Ese no kuvuga umuziki gusa n'indi business zose ihari. Erega niyo mpamvu mubwira, niyo mpamvu naririmbye ngo nzabikora. Ubu turimo turahuza umuziki wawe na nzabikora. Ubu turahageze. Ahageze kabisa. Actually, it sounds uzabikora ute? Nzabikora mu buryo bwanjye, nzabikora ukwanjye. Buretse gatoya aho ngaho ugeze ndashaka kugira ngo twongere twumve indirimbo yawe nzabikora. Noneho tugaruke udusobanurireho lyrics, cause lyrics zimeze nkaho aho zihurira nibyo ndimo ndakubaza nibyo urimo urasubiza. Kugira ngo noneho muri lyrics tukubaze ati ibingibi bimenyesha iki, ibingibi ushatse kuvuga iki. Iyi ndirimbo abantu ntawe ni indirimbo imeze nka ikangurira ishobora gutera umuntu nyine umurava wo gukora. Everybody with a dream, umuntu wese ufite icyizere. It doesn't have to be specifically music wise, mu bindi bitandukanye, ibintu bya anything man. Yumvikana cyane. Yumvikana cyane nk'indirimbo y'urukundo. Nimumureka azabona wenda nzakora nsaze, wenda nzabanda, wenda nzuzuza stade, wenda nzakora nahe, nzakora ibyanjye, nzaba great one day, kizemo kime, I got what it takes, fitaga tejejeje, great one day, get my mama bread, get my papa bread, I got what it takes, to be nzabikora, nzabikora, nje siningwa, nzabikora. Bow. You know what we want. Ujya umugabo arigira nabimenye narinjira. Iriya ndirimbo rero nayanditse muri Noza muri 2023 actually. Oya reka. Nukuri kw'Imana Dumba nago na compress uze kumubaza. Nanditse muri 2023 uri kumva kugira breakthrough iba nini kuriya. Noneho ukiga no muri high school man, stress nyine bidasanzwe, kandi hari abantu nyine baba batagiving a fuck, hari abantu baba badafite icyo bibwiye kuri kugonga through much pressure nyine urumva, ariko ntago wamurenganya, ntago abazi back story yawe, ntago abazi ubuzima ubayemo. So ufite imyaka 17 watekerezaga gutya? 18. Wari ufite imyaka 18. Watekerezaga ko uzabikora, like you're gonna make it in life one day? There's no other choice. I still think like that. Kubera ko nyine Dumba ikintu cyatumye nandika nzabikora. Peace of mind isohoka, everybody expected nyine indi ndirimbo iravaye, nicyo kintu bari kumbwira ati say hit. Nyine byageze aho nanjye binjya mu mutwe ndavuga ati okay, ninabona hit nyine ubwo nagomba gusohora indirimbo. But I sat back ndibaza se abantu batazi ukuntu natangiye umuziki, batazi icyatumye nangira kuririmba, batazi how music shaped my life, ni gute bagomba kumbwira how I have to go with my journey. That's when nibutse ko music is all about me. It's about me. Kugira njyewe igitekerezo numva ni cy'umufana uri positive, cyangwa se umuntu uri kumbwira ahantu nakosheje akambwira n'uburyo ngomba kwakosora,
naho uri negative we shabash abari gutamega ze n'imbaraga ze kabisa uri kumva if somebody is positive I'm working with them nawe bindi byose byosha nibaza ko abameze nko guta umwanya actually nase umuntu ntago yagukubita comment mbi hariya muri nuza ngo kurakaze comment mbi umuntu ntago yakubita actually nyitangira nibwo byamfazingaga ariko ngubu comment mbi se ninde kutanyura abantu bose nago rero ibyo bintu byanera ikibazo tunga umuntu ya commentinzeho nabi aba ari ibisanzwe. So ino ndirimbo ndibuka ko Compressor already ntabwo yarazwi icyo gihe nawe utazi nani ndirimbo banza yari yaranakoze icyo gihe yari uri mu bantu ba mbere bakoranye nawe indirimbo actually yanyohereje beat nkangaye yanyohereje na beat 6 niba atari izingaye numvamo nonse ndine kwa kubo rumva cyo gihe nyine korera nanone shout out to Compressor ariko cyo gihe ntago nyine nari muzi kandi babigoye nyine guha attention umuntu utazi uri kumva gusa nyine yaranyandikiye uri kumva nanyohereza ambwira ati ndi umu producer nitwa Compressor uri kumva yambwiye ko niba yarambwiye ko ari under 155 icyo gihe simbyibuka sinzi niba yari akagiyemo cyangwa yari atari bwagiyemo ariko bashobora kuba barakoranaga man bashobora kuba barakoranaga ahubwo bitaraba official rero nyohereza beat ndi kumva beat numva beat nyine numva beat yanzabikora nyumvishije rero numva nyine numva irankomye kabisa rero numvishije inkomye nibwo rimwe mvuye nko ku ishuri arukuboro nyine njye ubundi njya kenshi it's weird but akenshi ndi muri toilette nibwo mba ndi kumedita rero yari kare mara gutse kumbwire ngomeze ko turi kubwira ibintu biri seri ngaho komeza iyo uri muri toilette nibwo nukuvuga ko indirimbo yandikiye muri toilette kabisa mudundo akantu kambere kaje ninoza wenda nzakora nsaze wenda nzaba ndambe wenda nzuzuza star wenda nzakora naye nzakora ibyanjye wenda nzaye ako ngako niko kaje rero ibindi nahise mbwira Romeo Magna oya nundi mu Romeo dukorana nahise mubwira ko nagiye kwisomera comment nibagiye ko ndi kuvuga nahise mubwira nyine ngo apanga umunsi session tujye ku recording rero tujya ku recording rero njyewe nagiye muri studio deja namaze gukunda beat mfite aka idea kuri melody shaka kwandika na amasegonda kabisa uba wanditse ako kaboro uba iboro yishizemo yose kabisa hari umuntu uvuga ngo inspiration ahizi yifatiraho umuhungu arabizi kabisa ariko wowe kenshi ni muri toilette bro gusimaza kuvuga kandi indirimbo zingahe man yakubwira birenge none se ubwiye urabwiye ngo ni ibintu ngo ugiye kumbwira wanteguje ngo it's even weird ngo ni weird ngo ariko ngo jewe ngo inspiration zimfatira muri toilette ngo zimfatira muri toilette kubera iki utajya ukora na Element kuki najya nkora na Element like kubera iki udafite indirimbo yawe na ndirimbo yawe izwi wakoranye na Ele yabwo niye nuko nyine tarabipanga koze ndibaza ko wowe imyandikire yawe n'itara yawe erega nanjye ko nakubwiye nyine no kuvuga ngo that's the same thing abantu bagaruka bambaza kuki narakorana na Ben. They're both great people, great artists. Of everyone would love to work with them. Ariko nyine ngiye at the same time I believed in timing. Abari impamvu
abari impamvu buriya nyine ntabwo ngende wa muntu ukunda guhatiriza cyane no kuvuga ngo when the chemistry is right we will work. Element nishti yanjye turaziranye twaranabipanze actually a couple of times nuko akenshi nyine tudakunda guhuza wenda nanuza na time yacu nukuntu ibintu tuba twabipanze. Akura like you uravuga ko bizaba one time. Oya bigomba kuba kabisa. He's a great producer. Nuwe producer wumva ubu ngubu ibintu byawe yabiha umujo like yabishira neza mu nzira zawe. Urabizi ko not like every artist can work with every producer. Like nuwe mu producer mu Rwanda uvuga like with my style n'ahantu nshaka kujya uno mu producer dukoranye ibintu bibiri bitatu bine twagerayo tu. Umva ngubwire rero mpamvu icyo gisubizo nari bugisubize. Hari igihe vision uba ufite wowe as an artist cyangwa icyizere wowe wifitiyemo usanga producer wowe uvuga ko ugiye guhitamo atariyo gahunda ariho. Icyo gihe rero hazamo ikintu cyo kubusana, hazamo nyine ukibaza bipfira he ko twese dukora ibintu bizima, twese ko turi aba great artist, a great producer, ukibaza nyine biri gupfa iki nyine ya chemistry nakubwiraga. Chemistry ni ikintu cy'ingenzi. Rero iyo chemistry itabayeho sometimes nyine ni ushiduka nyine muri gukora nyine ibintu ukabona biguye mu mazi. You get? Yeah. Abanyarwanda bari akazi abari hano abantu 300 nabangahe please mu tapping screen mu sharing live abantu bafite gift bafana bashemi abantu mbangusaba ngiye ku giti cyanjye ko gift yawe uyiha umuhanzi nibwo buryo uzumva ko ntago wigeze utanga amafaranga. Please ahangaha ndabikubwiye ntuzabwe ibyo bintu mugenda mu karota ngo kandi Dumba yarabivuze ngo sijuyi nini mugenda muvuga ngo Dumba ndamukunda mukankundira ubusa ngiye nasi mwanyima gende mukazajye mwuma nzitemera ibiti ariko abahanzi banje sibyo abahanzi nibazajya baza kunamo n'ingofero bari baragutama ingofero abahanzi nibaza hano nimuzajye munsebya abahanzi nibaza hano muba munsebeje buriya muri bo muransebya nkabazanira abahanzi mukabareba najya kugenda mu bundi burayivu nkasanga mwabahaye intare ngo mwabahaye ibiki ngo mwabahaye ibiki ndi hano ndi n'ibiki naba ngewe Dumba ndarenze nkuzaniye umuntu urenze uracyara aho ngaho uri muri ifata tanga nuze so icyo nimo ndashaka kubaza ubu ngo ibintu bya gift biraburabizi ibyo sibyo wari uri kunsobanurira ubushize se nkubwira ko ntabyo nzi man ntabwo nzi ukuntu bikora kabisa. Noneho nkubwira abantu baguhe gift nkubwire ukuntu bikora. Bamwe basaba gift kuba Bruce Melody ni umuntu wa mbere uzi gusaba gift hano muri iyi game. Iyo naguza nka recordinga cyawise muri igicucu ndabona ikiganza mutacyemera nabi bashyire mu gakondo. Nukuri kw'Imana baguhe ngize inyota n'agasibe ubwo urasabye urarangije. Oya none se ndasaba ngo iki se mwamaye mutapinge Hardly since izina ryawe 21. Thank you so much. You don't have a name but like thank you. Urakoze kumutamo gift. Nabandi mugume mutamo gift mugume mumwongera ushobora kumwongera yes thank you so much all had mwongere sha ngo video ni ryari video kuri ni video yihe uzatangiriye video ni cyo kurikizaho kuri EP nzabikora
n'ababeshye ngiye nshaka kwisohorera indi ndirimbo kabisa. oya se kandi na video Mm. kubera iki mwiharaje gusohora indirimbo zidafite video mwese abahanzi Ariko se umuntu azakora ibirenze ubushobozi bwe, ariko mu mujya ngo bigende bite? Ibyo bintu nakubwiye kare byo kwimena agatuza. Ugasanga umuntu yararakaye yirirwa avuga ngo umuziki ni, yirirwa abyitirira umuziki, abyitirira umuziki, ngo umuziki urababaza kandi yarashatse kwimena agatuza. uburaza ubwo video nayo ntabwo ushoboye video Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ntayo nshoboye, ahubwo ndareba nyine nkavuga okay what's better, gukora video y'izihari cyangwa se na planning indi project, ahubwo akaba ariyo nyine nkurikizaho, kubera ko by the way I'm independent, na hamwe nsinye rero ntabwo nyine biba biri that easy, ariko ntabwo biba biri that bad. Nanone ntabwo nazangaho ngo mbure kuba grateful kuba hari ibyo ngiye mbasha kugeraho, hari abari munsi yanjye batabasha kubigeraho, nabyo byaba ari ukuba ndashima muri make. I'm grateful for what I have. Yeah, kandi gake gake nyine bigenda bicamo, bigenda biza. so meanwhile utarasohora video uratahanze n'indi ndirimbo Yeah. ubwo iyo ni ryari Urukumva kubera ko ngende nko muri period isa nk'igoye, kubera ko ndi mu gihe cya Ramadan kandi zarangira mu kwa gatatu, bivamo tujya muri April mu cyunamo. Mu cyunamo rero nyine ntabwo ari ibintu byoroshye. Nibaza ko rero it's better ibyo bintu nyine bibaye nka May, nibura beginning of May. Thank you so much. 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 Love, thank you so much. I don't know, I cannot read your name since izina nakwita, but thank you so much. That is crazy. I wish abantu bahashemi gift akagira nko ku bihumbi nka 40 akava hano ndanamubikurije, twamubikurije agenda ava no kuri live agenda ariko ngo muri abo ngabo mwese muri sinyitukana kandi muri mwezi Ramadan. Nibyo. Umuhanzi akava hano kuri live avuga ati yari afite abafana, hari abafana basi mutapinga abantu, mutapingira abantu 100 abantu 300 mutapinga tuve ku bihumbi 150 tugere ku bihumbi 200 vuba mutapinga n'abagifters bari baratanga. Thank you so much L Love, thank you so much. N'undi muntu umufana w'umuziki, not necessarily umufana wa Shemi gusa, ariko umufana w'umuziki koza hangaha mbikorera umuziki kandi nimwe ndabikorera umuziki, marimo nabikorera umuziki w'abanyarwanda murabizi ko ngewe n'abagande barankeneye kandi n'abagande nabo nabakorera kozi. Ngewe nshobora kuba umugande, nshobora kuba umutanzania, nshobora kuba umunyakenya, ariko mpitamo nkavuga ati urw'imisozi 1000 nirwo ibintu byanjye bikorerwamo. So hagati aho ngaho akaba ari iryo kuvuga ko mpitamo iterambere ry'u Rwanda. Rero niba mpitamo iterambere ry'u Rwanda nkanjye umwanya nakabaye nimo ndakoramo amafaranga, nakabaye ntemo imiti, nkaba nicaye hano kuri live, mba ne expectinga ko igihugu ntabwo ari icya president wenyine, igihugu ntabwo ari icyanjye, ntabwo ari icy'undi munyarwanda ukirimo, igihugu ni icyacu. Nawe wicaye ku ntebe yawe aho ngaho, akazi ka president nawe ugomba gukora kawe kazashira itafari ku gihugu cyacu. Nukuvuga ko se ushobora gushyigikira igihugu cyacu. Ibi ni ibintu bishobora guteza imbere igihugu cyacu. Nawe tanga tapu, kora follow, hari ahandi hantu mama yandi ma live ububazi umuba mubizi mutangira amafaranga nta kintu na kimwe bifashije. Ndagusubira mu haramani ma live mutangira amafaranga nta kintu na kimwe bifashije. So say something on Eden that I will, don't worry, I know, I like Shemi. So guys, ngira ngo mwabibonye, L Love, thank you so much. L Love, you're a very great person, thank you so much. Hari n'abandi bantu bajya baza hano bakabikora, nawe murakoze. You must say something on Eden Dali. I will, don't force it, don't over put it in comment. Naza kukubroka. I know what you're saying, I like it, I like the fact that you're supporting him, but like deka kubi flooding muri comment zanjye. So Shemi, album zabikora no kuba
na iza ku ntabwo ufite video na anytime soon. Indirimbo irasohoka nyuma ya Ramadan, right? No, nyuma y'icyunamo actually. Oh, nyuma y'icyunamo later. Okay, icyunamo ni fast. No, Ramadan fast, then icyunamo, then indirimbo izasohoka then. Muntapingire guys, connections zirimo zirapfa kubera taps. Connections zirimo zirapfa kubera ntago murimo muratapinga. Connections zirimo zirapfa kubera ntago murimo muratapinga. Kora muri telefoni yawe gutya. Kwa muri telefoni yawe gutya ukore gutya ugumutapinga, ukore mu isura yanjye ugumutapinga gutya. Kora muri connection, koramo gutya ugumutapinga ukungu. So, hari ikintu uba wumva ushaka gusanga. Nabonye mungu Bushari we atakiva live. Bushari nagabaho. Bushari we nagakiva live. Ntabwo abaho ubona abafana birirwa bamutuka. Basigaye isigaye akajya kuryama. Ubundi rero kubisiga. Abafana basigaye banamutuka Bushari. Bamutukirikiza. Nguru umuretsi gerere ngurareka cyane twaraguhaze ibyo ngiye nawe ushobora kuzaza nk'ahantu nko kwa Godfather urahabona oye ukagenda ukareka njyamabona kubera ko hari igihe uvuga ibintu umuntu akabifata muri sense itariyo nyine ukabona abigize ibintu mu buryo nyine uburyo bisoba abyumvishijemo ntago ariko bimeze. Nk'ubu hari interview ejo bundi nakoze ku Gihe bari kumbaza nyine numva nyine ufite ma melodies arenze numva uzi kwandika neza. Hari comment nabonye umuntu yanditse kubera ko Just ntavuzemo The Ben mpita mbibona yuko akenshi nyine impamvu ngiye nakunda no gusubiza ibyo bibazo kubera ko umuntu aba yumva ko mbaye forced yo gusubiza The Ben kubera ko we are related. The Ben is great in his own ways. Uri kumva? Bruce Melody is also great in his own ways. Rero sinumva ukuntu wowe iyo uri kumbaza akenshi bambaza bashaka kumenya opinion yanjye ariko opinion yanjye idahuye na expectations zabo biba ikibazo rero niyo mpamvu ngiye mbadi kwibaza se uri kumva nyine ugushaka iki wowe wambajije ikibazo nuko ushaka kumva icyo nekereza rero ningusubiza igisubizo kidahuye n'icyo wowe washakaga nabyo biraba ikibazo. None se ubwo ngubwo kumva umuntu nyine byajya ngo bigende gute? Uwo muntu yakubajije iki? Uwo munyamakuru yakubajije yarambajije nyine umuntu mu Rwanda nkunda nyine ama melodies ye ndavuga ngo Bruce Melody uri kumva umuntu nkunda ukuntu yandika Kivumbi stage performance $10. Umuntu ajya muri comment ngo ni propaganda bari kugushyiramo na bro it's not that serious. The Ben yumvishe ko uvuze Bruce Melody kandi akaba azi ko hariho inzangano zimeze none se kankubaze The Ben agiye muri interview bakamubaza umuhanzi abona uri promising namvuge ubu nanjye nagenda ngabyimba umutwe ngo nago yamvuze ko nawe nari nabona se ajya muri nuza kuvuga something like that about him. That's why nyine people you see hari kubora nyine audience nayo ibishaka kumera nkaho ikudirectinga inzira unyuramo ukuntu ukora ibintu byawe kandi that's not gonna work. That's not who I am. I say what I think, I speak my mind, I know nyine ukuntu mjewe ntago kanzi nubwo mba nshaka kuzana like you said nkuko mba nashaka kuvangamo ibintu bya family relationships muri music cyane ni nayo mpamvu nyine no muri opinions za nyine ziba zivarying. Uri kumva I always say the Ben kandi iyo ndi kuvuga ko The Ben ari great iyo ndi kuvuga ko ari umuhanzi urenze ibyo wari wabona hari namwe wari wabona biclippinga ariko uzareba iyo bambajije rero simuvugemo clips ziba zabaye clip bara clippinga baraza bakavuga ngo shemingo ngo The Ben ngo yamwimye collab ngo yaze gutem like yo ariko nyine iyo maze kubona ko abantu nyine that's the type of information they want to get bashaka kwifeel babo bashaka kubona ikintu ngiye ngora nukuyikwima. That's why akenshi niyo mpamvu n'icyo kibazo warumbajije gutyo ngiye ikintu I believe in they are all grown ups great artists uri kumva na nyine sometimes biba bikeneye no muri industry man kubona abantu nyine